Yes, nkuko nabibabwiye rero ndi kumwe n'umwana mwiza cyane, murabona ko ari umwana ukeye, Rurema yamuremye niyamusondetse, ndabona yaramuhaye ubwiza bukomoka ku kwezi n'izuba. Urakeye? Usa nk'akazuba. Hoya se. Yes, twongeye kubahereza ikaze mwese muri mu bice bigiye bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Reka nizere ko aho muri hose mukomeje kuganiza cyane. By'umwihariko yaracyari Peace Media Empire, tumaze gusura Izuba TV, ndi kumwe n'umukobwa w'umunyempano, umukobwa umeze neza, bamwita Judy. Judy, umeze neza? Umeze neza. Urakomeye? Just ukimara gusohoka muri studio y'Izuba TV nabonye bakwakire neza, hari Anastasia yakwakire neza. Ese witwaye gute? Umvisha wari umeze gute? Byari birenze, nishimye, nabyishimiye cyane. Ese none ni iki mbega wabwira nka mama wawe? Just yakwereje avuga ati mwana wanjye ugiye kuri radio. Ese umva ari n'iki wamubwira n'aka kanya? Nabubwiye ati mami aho iri respect kuko uba wampaye support ihagije. Wanyitaye. Yes, Judy rero uyu mwana ni umukobwa w'umuhanga, ni umwana uzi kuririmba neza cyane, araririmba hari umumarayika numvisha urushijwe. Uwo ninde? Hari umuntu mu ijuru waririmbaga. Sha niba ari iki? Ntabwo umuzi? Waririmbaga amajwi yose. Banza ndamwumva. Ninde? Ninde? Ruzo areka gukopeza. Uburusufero nawe uzi koko? Oya se. Judy rero. Karabe. Je ngiye kukubaza akabazo mbere yuko uririmba. Uriteguye? Ni ikiganiro cyitwa Nkundira Mubazi. Uriteguye gutsindira amafaranga 500? Ndabyiteguye. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti uriteguye gutsindira amafaranga 5,000? Yego. Twagiye. Uriteguye gusubiramo ibyo ndakubwira? Umuneke, umweru, umutuku, umukara. Ikibazo nakubajije bwa mbere ni iki? Umuneke. Ikibazo cya mbere cyabazaga kiti uriteguye gutsindira amafaranga 5,000? Ariko ikibazo wambajije ni iki? Nakubajije ngo ikibazo cya mbere kirabaza kiti uriteguye gusubiza? Uri kumva? Ibyo nakubwira ubwo ariho uriteguye gutsindira 5,000. Icyo cyari ikibazo cya mbere. Okay, twagiye kwari kabazo koroshye cyane, sibyo? Rimwe tugabanyije kabiri ni kangahe? Rimwe tugabanyije kabiri. Yego. Ntabwo bikunda. Nguki? Ntabwo bikunda? Urishobora ko bidakunda? Rimwe tugabanyije kabiri. Ntabwo bikunda. Urishobora neza ko bidakunda? Ndisho. Okay, kamubwire. Rimwe tugabanyije kabiri ni 0.5. Amafaranga urayahombye. Oya hogaba. Oya dushaka kalkuleta. Tuyishake. Oya uze kubyikora kurane ko umenye ko ari gutyo, sibyo? Okay, twagiye. Umaze gukora indirimbo zinga. Just uvuye Izuba TV wakiriwe neza, hari Anastasia, hari Theo, bakwakire neza nk'umuhanzi kandi babonye ko ufite Imana imeze neza cyane. Ese mu byukuri nihe indirimbo waba wakoze? Ndagira ngo muri make ukoreho muri gake cyane kuko iminota yatujyanye. Urase ku ntego, uhawe ikaze Judy. Urakoze. Indirimbo yanjye tangira nta kibazo. Wibutse nanjye nibutse umugaragu Nehemi. Yes, rero mwese twabanye mu kiganiro, reka nkubwira ati Judy wakoze cyane, wakoze kandi uzagaruke. Sibyo? Rero aracyari reka rukunge iki kiganiro cyitwa Nkundira Mubazi gica kuri Peace Media, bisabwa kora subscribe, share and comment. Imana ibahereze umugisha naho ubutaha. Bye bye. Ciao.